Hello my people, this is your boy Blaze Speeches. Nkuko mubimenyereye ko mbazanira abantu barenze, rero uyu munsi nabazaniye umusani, ariko ibintu tugiye kuvugaho biratangaje. Rero uretse kuzamura wumve. Bimeze bite brother? I'm good my brother. Bimeze neza se? Fresh kabisa nare. Uyu munsi rero nakuzaniye akabazo kamwe. Kagira gati ugira sheri? No. Nta sheri ugira? Wapi? Kubera iki? Kubera ko ntawe nyine. Kubera ko ntawe. Abakobwa muri kureba iyi video nimero saziduhe. Aha twagiye kubera iki nta sheri ugira? Nta mukobwa ndabona wankurura to ku buryo yambera girlfriend. Ariko mana haje ubahinyarugenge warebye ubura umukobwa no mushobora kugukurura. Wallahi baje muri DM bakubwire niba hari umukobwa ubona wanya attracting. Ibintu ko bikaze bro. Ntabwo nkubeshya. Nta n'inshuti sugira wenda z'abakobwa. Inshuti zibaho like ubundi njyewe ibyo biboro bamuvuga man ibyo biboro ngo girlfriend urumva. Njyewe wapi ntabwo mba mbyumva like njyewe umukobwa duhuje sibyo mu baby duhuje tugahuza nta kibomorera nkikomereza nta bomora nkikomereza ibintu nyamara birakabije muri ku nta bintu by'abasherimana rego mu baby nawe mani mu baby aragufera ngo muri abasheri sibyo agaca hano yahura n'undi mujama bakabomora yagera ku mujama bakamucemba byabinde ngo gukunda wenyine ngo kabuze ka uri wenyine kumva afite Eric na ntuza ku ruhande wapi kabisa njyewe nta sheri ngira njyewe ndi single ewana ubu ngubu umuntu wese ubishaka yaza kandeba kabisa njyewe ndi single kabisa ntiwumva wowe yabare kugira ngo wigire dore oya ni ugukina imipira yoroheje nyine dore DM mumanuke hasi muri uyibone mu mwandikire abantu mukeneye ibyo bintu ibintu by'inkundo wapi mwana ntago bigikora